none se wari uzi ko uramutse ubaye utizera Imana waba ushekeje? Ni ukuri waba utangaje cyane. Ibintu Imana yaremye biragaragara ahantu hose, ndetse witegereje neza ubona ko biri mu ishusho y'ubuhanga cyane. Reba imigezi, amashyamba, reba imisozi, reba inyamaswa zitandukanye. Tekereza ku mamiliyoni n'amamiliyoni y'inyamaswa zibera mu butaka hasi, ahantu utatekereza kuba we ngo uhamare n'iminsi mikeya cyane. Ese utekereza ko ibyo bintu byose byapfuye guhanuka gutyo bikishyira ku isi ngo ba? Wapi! Buriya ibintu byose byaremwe n'Imana, ndetse abantu batizera ko Imana ibaho bakwiye kujya bayirebera mu byo yaremye. Ntabwo ari ngombwa ngo ukandagire ku butaka Imana ihagazeho muhagararane ahantu hamwe, mwicarane hamwe muganire, ahubwo witegereje uburyo nawe wabayeho, ukitegereza uburyo buri munsi iminsi igenda igusimburaniraho, ibibi bikurenga, ndetse ubona ko ubuzima bwawe bwakagombye kuba bwahasigara, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Ibyo se ntibyakagombye kubera ikimenyetso koko? Dushobora kujya tuganirira kuri Habigidi Nduba TV tukungurana ibitekerezo. Hari byinshi dukwiye kumenyanaho njye nawe umurikira kuri Habigidi Nduba TV.